uvugane n'Imana yawe. Zamura ijwi ryawe umusaba kwigiza imbere. Zamura ijwi ryawe umubwire uko mwakwitegura mu buryo bwo mu mwuka kugira ngo muhure n'Imana kuko ari igihe cyo kwambuka. Zamura ijwi ryawe umusaba icyo yakubwira, umusaba uko yakuyobora, umubwire ngo Mwuka Wera nyobora. Yosuwa yabwiye ubwoko ati mwiyeze kuko ejo imitangaza by'Imana bizakoreka hagati muri mwebwe. Imana yabwiye Mose namubwira ngo uzitegure kandi uzinduke uzamuke ku musozi kugira ngo nongere nandike amategeko ku mabuye we wazanye. Baraye bari buve muri Egiputa, hari umwifato mu buryo bwo mu mwuka bagombaga kugira. Bagombaga gusiga amaraso ku nkomanizo kugira ngo mare kurimbura atagira icyo abatwara. Ese mare kurimbura yari bunanirwe kubareba hatarinze kubaho amaraso? Nuko ari ibintu by'umwuka, umwuka Wera ajya ahishurira abantu kugira ngo babikore kandi bakire imirimo n'ibitangaza by'Imana. Basabwaga gusangira kandi basangira ntibasigaze uyo mwana w'ihene basangiye cyangwa w'intama sinibuka, ntibamusigaze. Bakamurya, bakarya imboga zisharira, bakarya bakenyeye bambara imikanda biteguye kugenda, kuko mwise mu mwuka haba inyifato. Ntago nkubwira ngo usubire mu isezerano rya kera wigane byose uko babikoraga, ahubwo ndakubwira ngo usabe Umwuka Wera aguhishurira ibigendanye n'ubuzima bwawe, aguhishurira ibigendanye n'ibikurwanya, aguhishurira ibigendanye n'umurimo wawe, aguhishurira ibigendanye n'iterambere ryawe, aguhishurire ibikurwanya, aguhishurira ibiguca intege, aguhishurira ibituma umera kimwe. Uko wari umeze utarakizwa niko ukimeze warakijijwe. Niba ari ubwana bwiza urabukomeje, niba ari ububi urabukomeje, bigarukiye aho ngaho. Saba Umwuka Wera aguhishurire. Reka Yesu mwiza uvugane n'abahungu bawe n'abakobwa bawe. Reka amaso yo mu mwuka akubone, reka amatwi yo mu mwuka akubone, maze mwigirane imbere Mwami w'abami. Umwishurire ubundi bwiru, umubwire uko yabigenza, umubwire uko yabikora, umubwire uko yasenga, umubwire amasaha umukenereramo kuko nayo urayavuga. Ntabwo ari ibya rusange ujye wiherana n'umuntu ukamubwira ngo iminsi nk'iyi amasaha nk'aya duhurire hahandi dusanzwe duhurira. Uri Imana ivuga, uri Imana ikora, uri Imana iriho, uri Imana icyohereza abamarayika mu isi, uri Imana ikivuga ubwoko bwawe bukumva. Vugana n'ubwoko bwawe Mwami, mwongorera ibyo umushakaho, muteze inyota yongere yigira imbere mu gusenga, yigira imbere mu kwiyiriza, yigira imbere mu kuva mu birangaza. Mwongorere kora ikintu gishya mu mwuka we, amenye ko ibyo tuvuga ari iby'ukuri, yaba n'ibindi tutaramenya n'ibindi tutaravuga. Ubimumenyeshe Uwiteka Mana Nyiringabo. Mwigishe igice cyo mu mwuka umwanzi yasinzirije, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nongeye gusuka amaraso yawe ku buzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe kugira ngo batanyagwa, kugira ngo batibwa. Ndasuka amaraso yawe no kuri iki gicaniro, no mu mago yacu, no ku buzima bw'abacu, kugira ngo imigambi yose y'umwanzi Satani n'abakozi be ihinduke ubusa mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nagotwe n'urusika rw'umuriro w'Umwuka Wera kugira ngo umwanzi namushaka mubure. Ndambura imbaraga imirimo yose y'umwanzi Satani kuri iki gicaniro mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka kubaho kwawe gutumbagizwe, reka presence yawe Mwami yuzure hano, reka kubaho kwawe gushyirwe hejuru. Amaso y'umwuka yabera afunguke, amatwi y'umwuka yabera afunguke, basingira ibyo bavugaho, basingira ibyo wabageneye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ramasa reka umuriro wawe utwika ibicaniro byose bya Satani byatanzwe ku bw'iki gicaniro kugira ngo abera bahari bamere nk'abarwaye bwaki. Umuriro wawe wikongore mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amaraso yawe abiburizemo, amaraso yawe Yesu abiburizemo ibicaniro byose by'abakozi ba Satani bituma abera badatera intambwe mu mwuka. Mu izina rya Yesu bitwike bikongoke mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka ibyo ushaka Mwami aba ari byo bikorwa. Ramasandara bashekere mesendere bashika.